Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turanezerewe cyane kubw'uyu mugoroba waduhaye, turanezerewe kubw'uko waduhaye imbaraga z'umubiri n'iz'ibitekerezo, turanezerewe kuko uri Imana itifuza ko muri twe hagira ikibi cyihishamo, turanezerewe kuri Imana iduhumura amaso kugira ngo tumenye aho ibihe bigeze, turanezerewe kuri Imana idushoboza ibyo tutashobora, ariko turananezerewe yuko uri Imana iduha ijambo ryayo kugira ngo ritandukanye ingingo n'umusokoro, ribangukire kumenya ibyo twibwira, kandi imbere yawe iyo tuhageze twimenyaho ubugoryi, bikarangira tukumenye kandi ari we dushatseho imbaraga. Ngwino ubane natwe muri uyu mugoroba, kandi isomo watugeneye uduha amahirwe n'umugisha byo kurishyikira, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kureba icyigisho gifite insanganyamatsiko ivuga ngo kuki Satani arwanya kugaruka kwa Yesu. Kugaruka kwa Yesu, ijambo ry'Imana ryagaragaje amasomo menshi yerekana kugaruka kwa Yesu, ndetse nagira ngo mbabwire inshuti zanjye, aho kugira ngo abahanga b'isi bite ku kugaruka kwa Yesu, ahubwo bo bakora ubushakashatsi bashaka kumenya imperuka y'isi. Iki kintu rero ni ikibazo gikomeye. Isi yahishwe yuko Kristo agiye kugaruka, ahubwo isi ibwirwa n'abahanga yuko hari ikibuye kizagonga ikindi mu kirere, cyangwa isi ikagongana n'icyo kintu. Ariko abantu kuki bahishwa kugaruka kwa Yesu? Ni ukubera iki amadini ahisha abantu inyigisho yo kugaruka kwa Yesu? Ndagira mbabwire ngo kugaruka kwa Yesu ni inyigisho iri mu butumwa bwiza, ni inyigisho iri mu buhanuzi, kandi ni inyigisho ikomoka mu buturo bwera. Rero ni inyigisho ikomeye cyane, kuko ibyiringiro byacu bikomoka mu kugaruka kwa Yesu. Niyo mpamvu hagiye haboneka abantu bagerageza gushyiraho igihe cyangwa iminsi yo kurangira ku isi no kugaruka kwa Yesu mu rwego rwo gucanganyukisha abantu. Bibiliya mu byakozwe n'intumwa igice cya 1:6, Bibiliya iravuga ngo iki? Nuko bamaze guterana baramubaza bati, mbese mwami, iki ni cyo gihe wenda kugaruriramo ubwami mu Bisiraheli? Yesu yari yazutse, amaze kuzuka ahura n'abigishwa be. Abigishwa be baraganira, bari bafite amatsiko y'ibyo bagombaga kumubaza. Barangije umwe muri baramubaza ati, ariko mwami, iki ni cyo gihe wenda kugaruriramo ubwami bwawe? Yesu 7 byakozwe no mu gice cya 1 arabasubiza ati, si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe data yagennye, ni ubutware bwe wenyine. Hagiye haboneka amatsiko menshi ajyana abantu kugushaka kumenya isaha, umunsi Yesu azagarukaho. Bibiliya yagiye itubwira uko bizaba bimeze, yagiye itwereka imyiteguro izabanziriza kugaruka kwa Yesu n'imyiteguro izabanziriza ibi bihe byose. Kubw'ibyo rero abantu bakagombye gushaka Imana yabo ngo ariyo ibigisha kubara iminsi, ariko nanone kugira ngo Imana ibarinde ubwaka bwo kwishyiriraho iminsi yabo. Yohana 17:3, Yesu yavuze ngo iki? Ubu nibwo bugingo buhoraho, ko bakumenya. Amen. Kumenya ibihe, kumenya umunsi Yesu azagarukaho, ibyo bintu nta gaciro bifite. Igifite agaciro cyane gitanga ubugingo buhoraho ni ukumenya ko Yesu ari we mwami wacu n'umukiza. Ubu nibwo bugingo buhoraho, ko bakumenya ko ari wowe Imana y'ukuri yonyine, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Kumenya data wa twese, kumenya Yesu birahagije. Nta muntu n'umwe wamenye Imana, wamenye Kristo, wamenye data wa twese wohereje umwana we. Ndagira mbabwire ngo uwo muntu ntashobora kuzatungurwa n'ibihe. Ijambo ry'Imana riratangaje. Ni ukubera iki uyu munsi hariho imitego yo gushaka kumenya ibihe? Icya mbere, imitego yo gushaka kumenya igihe ituma abantu bagwa mu bishuko bitandukanye. Abantu bashyiraho inyigisho zicurika Bibiliya zikanagena igihe hakurikijwe amarangamutima. Iyo abantu batemereye ngo Imana ibigishe, amarangamutima agira imbaraga kuruta kwizera. Abantu bagatangira bagashyiraho amatariki. Icya kabiri, gukura abantu mu murongo w'ukuri bitewe n'ubufana. Iyo abantu babwiye yuko Yesu azaza mu mwaka utaha, abantu, reka mbahe urugero, abantu bamenyeshejwe yuko Yesu azaza mu 2000, mu 1998, abantu barirukanse, bamwe baragenda bava mu mijyi bajya mu byaro. Mu by'ukuri inyigisho yo kuva mu mijyi
abantu bakajya mu byaro. Ni inyigisho y'ibyanditswe byera, kandi iyi nyigisho ni inyigisho imwe mu nyigisho zerekana ubuhungiro bw'abana b'Imana. Ariko iyo nyigisho izanwemo amarangamutima ya kimuntu, abantu bahura n'ubwaka bukomeye. Ni inyigisho ikomeye abantu bakwiye gutekerezaho, kuko mbere y'uko Yesu agaruka, abantu batuye mu mijyi, abantu batuye ahantu hari ubuzima bujagaraye, kumenya ibihe no kubigenzura bizabagora. Kubw'ibyo rero iyi nyigisho ni inyigisho nziza cyane, ariko abantu iyo bajyanywe n'ubwaka birangira babihaze, bakumva yuko uko kuri kutari n'ukuri. Murabyibuka mu mwaka w'ibihumbi 2000 ku bunani bw'99 twinjira mu 2000, kuri stade Amahoro habaye amasengesho, abanyapolitike bajyayo, abaminisitiri barasenga, isomo gusenga, kuririmba bose. Ariko wakwibaza ngo hari habaye iki? Kuki kuva mu mwaka w'1999 twinjira muri 2000 nta yandi materaniro yo kuri stade abanyamadini bari bakora bahuriye hamwe n'abanyapolitike bahuriye hamwe? Impamvu hariho ubwoba. Abantu baravugaga ngo computer zahagaze, computer ngo irandika 99 yajya kwandika 2 bigahagarara. Ariko nshuti zanjye nagira ngo mbabwire ngo ntabwo ari Imana yari yakanguye imitima y'abantu, n'ubwoba bwari bwabakanguye. Twebwe rero abadivantiste b'umunsi wa karindwi, inyigisho yo kugaruka kwa Yesu niyo buye ry'ingenzi cyane ry'ifatizo riri mu nyigisho zacu. Kubera iki? Iyi nyigisho itwereka, ni ukuvuga ngo ni inyigisho y'ibanze. Umudivantiste utayisobanukiwe ahura n'akaga. Niyo mpamvu Satani ajya yivangira, gukora ubushakashatsi bwo gushaka ibintu bishyashya byo kubwira abantu. Iyo abantu batangiye kubwira abantu igihe Yesu azazira bagatunga urutoki umwaka, batangira guhimba ibintu bishyashya by'ibimenyetso byerekana yuko icyo gihe cyageze koko, gutera abantu inzara itagenzurwa n'ubwoba bw'ibihe no guhuza ibidahura. Abantu bagira inzara n'inyota rero, bakumva barashaka kubana n'Imana cyane. Nibwo muzabona abantu iyo nyota ibarusha imbaraga, bakajya mu bintu n'ijambo ry'Imana ritemera, kubera inyota n'ubwoba bwo kumva ko Yesu aje. Nshuti zanjye, kugaruka kwa Yesu si iterabwoba, kandi kugaruka kwa Yesu si igipindi. Abantu bakwiye kumenya gutandukanya ibyo bintu bibiri. Iyo abantu bamaze gushaka gushyiraho ibihe byo kugaruka kwa Yesu, batangira guhimba ikintu cyazana ububyutse n'ikangura mu bantu bidakurikije Bibiliya. Abantu bashaka ukuntu baba abantu b'Imana ku ngufu. Abantu bagatangira bakajya ku muhanda, birirwa bavuga ibyaha byabo, ibyo bagombaga kwaturira mu rwihisho baraza bakabyaturira ku muhanda, ibyo bagombaga kwaturira ku muhanda bakabijyana mu rwihisho. Habaho gucanganyukirwa. Kugaruka kwa Yesu, ijambo ry'Imana ritwereka yuko ari inyigisho ikomeye. Kwibagirwa kwera k'umutima, umuntu agafata ikaramu yepura ibirangiye n'ibisigaye, nicyo gikurikira. Umuntu aratangira akazaza avuga ati ibi n'ibi Yesu yagiye abivuga, yagiye avuga ko abantu bagomba kuzaba bameze gutya, none njyewe iki naragikemuye, iki naragikemuye. Iyo nyigisho birangira abantu basigaye biyita abakiranutsi ko batagikora icyaha. Iyi nyigisho iyo abantu bakanguwe n'amarangamutima yo gushaka kumenya igihe ndetse bakagishyiraho, umuntu asanga afite ibibazo byinshi bikaryamira ikibazo ngo nkore iki ngo nkire. Abantu barashaka gukira ku ngufu, ariko nta n'umwe wegera Yesu ngo amubaze ngo nkore iki ngo nkire. Ahubwo bitewe n'amatsiko n'ibihe abantu baba barimo kubwirwa ibintu batigeze bumva, abantu baratangira bakagenda bakareba abantu bakababwira ngo none ngo nitware nte muri iki kintu, aho kugira ngo bagende babwire Yesu ngo nkore iki ngo nkire. Rero iyi nyigisho ndagira mbabwire ngo umunsi umwe hari website nagiyeho nyisomaho aya magambo murimo kubona ahangaha. Iyo website ni iy'umuntu rwose wanditse ibintu ariko agenda bivangavanga. Ese bijya bishoboka ko uretse abantu bamwe na bamwe bo mu madini atandukanye bajya bagenda berekana amatariki? Tugiye kubabona abahanga b'isi bagiye batangaza amatariki y'imperuka y'isi. Ariko nagira ngo mbabaze, ese no muri twajya aho abantu bandika ibintu birimo urujijo? Murebe uyu muntu, ni ibintu yanditse ku itariki 17 z'ukwa 11 2020. Uyu muntu yaranditse ngo umunsi mwakiriyeho
wowe wumva ubu buhanuzi ntuzaramye ubutegetsi bw'inyamaswa bwo guhatira kweza itegeko ry'icyumweru, umunsi mwanzi isabato mukeza icyumweru, nyuma y'uko perezida Joe Biden mushya wa Amerika USA azaba amaze gusinya amasezerano y'i Paris tariki 7 z'ukwezi kwa 2 2021, Paris Agreement on Climate Change. Kuva ubwo kweza no kwizera ko isabato itaye agaciro, ukeza icyumweru nk'ariyo sabato y'ukuri y'Uwiteka, mwe kuzareka kumvira Imana ngo mwice isabato muramye icyumweru n'urukingo rwa COVID-19. Uyu muntu mutega amatwi arimo aravanga inyigisho za kidivaniste nziza, akazivangamo ubutumwa yihimbiye, ariko byose bigendereye gukangura abantu mu buryo butari bwo. Arangije ati mutazasukwaho ibyago 7 by'imperuka kuva tariki 16 z'ukwa 2 2024 kugeza ubwo Yesu Kristo umwami w'isabato azagarukira mu cyago cya 7 ku itariki 15 z'ukwa 10 2024. Atanze itariki yo kugaruka kwa Yesu, kandi ijambo ry'Imana ryatubwiye ko atari ibyacu kubara iminsi. Noneho ashyizeho ko Yesu azaza mu cyago cya 7. Mu magambo make, ibi bintu ni ukuri kurimo kugenda kuvangwamo ibinyoma. Ntabwo wavuga ngo ibi bintu byose ntabwo ari ukuri. Nibyo koko hazabaho intambara hagati y'isabato n'icyumweru no hagati y'ababisenga. Hazaboneka imbaraga za politike z'isi zizashaka uburyo zarwanya ijambo ry'Imana n'abakomeza ijambo ry'Imana. Ibi bintu rwose nibyo. Ariko se mu buhanuzi bwo kugaruka kwa Yesu, COVID ni iki? COVID ni icyorezo, kandi Yesu yaravuze ngo hazabaho iki? Ibyorezo. Mu by'ukuri ni ikimenyetso kimwe mu bimenyetso byo muri Matayo 24, ariko si cyo kimenyetso cyerekana ko Yesu azaba ageze kuki? Azaba ageze ku rugi. Ibyorezo byahozeho, biriho, kandi bizakomeza, kandi buri byorezo byose bigenda bishyirwamo amakorosi y'amategeko n'amabwiriza yabyo. Icyo nashaka kuvuga rero, ashyizeho itariki 16 z'ukwa 2 15 z'ukwezi kwa 10 2024 saa 7:59 mu gicuku hagati, umunsi mwahisemo kumvira leta y'u Rwanda na Vatikani kuteza isabato mukaramya itegeko ry'icyumweru, hajemo n'ibyo gucangira leta. Icyo nashaka kubabwira ngiki, ntabwo abantu bakwiye gukangurwa n'ibintu bivangavanze byo gufata ukuri kugacomekwamo amarangamutima. Leta y'u Rwanda ibarizwa mu buhanuzi dufite? Oya, kuno kuvangirwa. Icyo nashaka kubabwira rero, iyi nyigisho ni inyigisho ikomeye yo kugaruka kwa Yesu. Kubera iki ibi bintu bivangavangwa gutya? Satani ashaka guhumisha abantu. Bamwe yababeshye yuko Yesu atazagaruka ari igipindi, abandi yababwiye ko Yesu atigeze anabaho, abandi noneho bo arimo arababwira yuko Yesu agiye kuza muri 2024, ugashyiraho n'itariki n'isegonda. Ibi bintu ni ubuyobe. Hano baranditse ngo muzakiza amagara yanyu muri iyi si mu myaka 3 gusa, ariko gupfa ko muzapfa mu byago 7 by'imperuka kuva tariki 16 z'ukwa 2 2024 kugeza tariki 15 z'ukwa 10 2024. Arimo aravuga n'igihe ibyago by'imperuka bizatangirira, ibyago 7. Amagambo nashaka kubabwira ngaya, ibi bintu mukurikije amasomo 2 ya Bibiliya twasomye, ibi bintu ni ukuri cyangwa ni ibinyoma? Ni ibinyoma. Ariko ibintu nk'ibi iyo bije bifite imbaraga zisunika, bivangira abantu. Bibiliya iravuga ngo iki? Tujye muri Daniel igice cya 2. Daniel igice cya 2. Daniel igice cya 2, ijambo ry'Imana ritubwira ko Daniel yeretswe igishushanyo cyari gifite umutwe w'izahabu. Daniel akomeza avuga ibigendanye n'igituza n'amaboko byari ifeza, kandi arangije avuga ko inda n'ibibero byari bifite umuringa, ariko amaguru yari icyuma, ndetse bakavuga yuko ibirenge byari ibumba rifatanye n'ibyuma. Ibi bintu byari bifitanye isano n'amateka y'isi kuva mu gihe Daniel yari ariho kugeza mu gihe Yesu azagarukira.
ubu uyu munsi wa none isi igeze ku mano. Ibintu birimo gukorwa ni ibintu byo kuvangavanga ibyuma n'ibumba. Mu magambo make, hariho ibintu byo guhuza ibidakwiriye kugira gute guhuzwa. Ubu Kristo burimo barahuzwa n'ubupagani, imisengere irimo irahuzwa n'ibya politike. Uretse ibyo ngibyo kandi abanyambaraga barimo barihuza n'abanyantege nkeya kugira ngo babashe kubakontorora. Nshuti zanjye, kandi ubwami bugomba kuba buyoboye ni ubwami bwa Roma nyirisibyo. Ibyo byose rero uyu munsi wa none bigaragara yuko imbaraga y'ubupapa iyoboye isi. Kandi kugaruka kwa Yesu, iyo ugiyemo neza ukiga icyo Bibiliya ivuga, usanga ibi bintu birimo kuba nibitwereka ko nta gihe dusigaranye. Nta muntu n'umwe wakubwira ngo Yesu araza uyu munsi, ariko nta n'uwakubwira ko azaza mu mwaka utaha, kimwe n'uko nta wakubwira ko azaza mu myaka 5. Bivuze ngo iki? Uyu munsi nimwumva ijwi ryayo nimwinangire iki? Umutima. Kubera iki? Hari ubuhanuzi dutegereje, ariko ubwinshi bwamaze gusohora. Mu magambo make, harabura ikorosi rimwe riheruka, ariko ubuhanuzi bwose Yesu yavuze. Ibizaba ku kirere twarabibonye, ibizaba ku butaka byose byaragaragaye, ibizaba mu bantu byaragaragaye. Ubu ikorosi rimwe risigaye ni imbaraga z'isi zigomba kurwanya ubwoko bw'Imana, amategeko y'Imana agasimburwa n'amategeko y'abantu, kandi abiteguye kumvira Imana barangiza bakibutswa yuko iyi si atari iwabo, barangiza bagahigwa ndetse bagashyirwa mu makasho, ndetse hakazashyirwaho n'itariki yo kubica bose. Ariko mbere y'ibyo ngibyo, Daniyeli yerekwa muri iki gice cya 2 yabonye ikintu gikomeye nshaka gutindaho. Nuko umurongo wa 31 Daniyeli 2, nuko Nyagasani wabonye igishushanyo kinini. Icyo gishushanyo cyari kinini cyane, kirabagirana cyane, cyari kiguhagaze imbere, kandi ishusho yacyo ikaba yari iteye ubwoba. Nuko icyo gishushanyo umutwe wacyo wari izahabu, igituza cyacyo n'amaboko yacyo byari ifeza, inda n'ibibero byacyo byari imiringa, amaguru yacyo yari ibyuma, n'ibirenge byacyo byari igice cy'ibyuma n'ikibumba. Urabyitegereza ugezaho ibuye ryaziye ritarimbuwe n'intoki ryikubita ku birenge by'icyo gishushanyo by'ibyuma n'ibumba, birabimenagura. Nuko icyuma n'ibumba n'umuringa n'ifeza n'izahabu bihera ko bimenagurikira rimwe. Uwo murongo usozwa n'amagambo avuga ngo, maze iryo buye ryakubise igishushanyo rihinduka umusozi munini, rirangiza isi yose. Iri buye Bibiliya ivuga ngo iki? Petero yaravuze ngo nimumwegere, niwe buye abubatsi banze ryahindutse rigira gute? Irikomeza imfuruka. Kubw'ibyo rero dutegereje ibuye rishushanya ubwami bwa Yesu Kristo, rigomba kuza rigakubita ibirenge bya cya gishushanyo, cyarangiza kigashwanyuka. Mu magambo make, ubwami bw'Imana bwiteguye gusenya no gukuraho burundu ubwami bw'isi, kubera ko ubwami bw'isi buzaba bwarahuje imisengere ipfuye, ubupagani na sisiteme z'isi, byose bigendera rimwe. Nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo iki kintu ni ikintu gikomeye. Mu gitabo nkunda cyane cyitwa Ubutumwa Bwatoranijwe, volume ya 1, page 151, baranditse ngo, aho kugira ngo tumarire imbaraga z'ibitekerezo byacu mu kwibwira ibyerekeranye n'iminsi n'ibihe, ibyo Uwiteka afite mu bubasha bwe bwite, kandi byarahishwa abantu, dukwiriye ubwacu kwiyegurira mu maboko ya Mwuka Muziranenge. Amen. Mu gihe abandi barimo gukora ubushakashatsi, barimo gushaka kumenya ngo isaha n'itariki Yesu azaziraho, ikintu gikomeye ni kimwe, ni ukwishyira mu biganza by'Imana, ugakontororwa na Mwuka Wera. Abantu bayoborwa na Mwuka Wera nibo bonyine bazabasha kumenya igihe n'isaha n'umwanya wo kugaruka kwa Yesu. Ariko nabyo ntabwo bazahita babimenya ubu ngubu, bazabimenya habura gatoya ngo Yesu agaruke, kandi abantu b'Imana bazaba baramaze kugera mu karengane. Nshuti, umuntu udafite amatwi yumva iby'Umwuka abwira itorero uyu munsi, ntazabasha kumva igihe cyo kugaruka kwa Yesu, ubwo Imana izabitangariza abari kumwe nayo. Hano baranditse ngo, dukora imirimo yo muri ibi bihe, tugabura umutsima w'ubugingo, bitavanzemo n'ibitekerezo bya kimuntu ku bantu barimbuka kubera kutamenya ukuri. Dukomeze dukora imirimo yo muri ibi bihe, tunagabura umutsima w'ubugingo. Ibintu bibiri.
ikintu cyo kwibwira yuko Yesu agiye kuza, warangiza ugahagarika akazi kawe kose, warangiza ukava mu bantu ngo kubwiriza byararangiye, umurimo wararangiye, ukajya kwikingirana ahantu mu rutare utegereje yuko umuriro utwika abanyabyaha uzamanuka nk'uko Eliya yabigenje, nk'uko Yona yabigenje. Ibi bintu nta kintu byamara. Igifite icyo kimaze muri uyu mugoroba ni kimwe, nuko niba Mwuka Muziranenge akorera mu mutima wawe, komeza ukora imirimo yo muri ibi bihe igutunze, ariko unibuke yuko ugomba no kugabura umutima w'ubugingo. Dukomeje kuba mu ngorane zo kwishyira hejuru yo kwiyoroshya k'ubutumwa bwiza. Mbere yuko Yesu agaruka, hazaboneka abantu bishyira hejuru mu gihe ubutumwa bwiza bwo bwicisha bugufi. Hazaboneka abantu bashaka kuba abasitari, abantu bazaza bavuga igihe cyo kugaruka kwa Yesu. Yewe hazaboneka n'abantu bavuga yuko aribo ba Yesu. Muzajya kuri interineti muzabona abantu benshi bagiye bavuga ko ari ba Yesu, ariko bikarangira n'ubundi bapfuye. Hariho icyifuzo gikomeye ku bantu benshi cyo gutunguza isi ikintu kidasanzwe, rizashyira abantu mu munezero mwinshi wo mu by'umwuka no guhindura imibereho yo muri iki gihe. Hari abantu barimo gushaka ibintu bishyashya bakubita imbere y'abakirisitu kugira ngo babashiture, bakunde Imana cyane kugira ngo babongeremo ubwoba. Ariko nagira mbabwire, ijambo ry'Imana iyo rikanguye umutima w'umunyabyaha, ntabwo rimushyiramo ubwoba, ahubwo rimwereka ko igihe cye yagipfushije iki? Ubusa. Kubw'ibyo rero umunyabyaha ahungira muri Kristo Yesu, kandi yarangiza akabwira Kristo Yesu ngo Mwami Yesu, nsanze igihe cyanjye cyarancitse, umpa ubwenge butuma mbara iminsi yanjye isigaye. Ibyo rero ntabwo ari ngombwa ngo umuntu akangwe, ntabwo ari ngombwa ngo abantu babwirwe ngo ku itariki n'iyi, ahubwo dutoza abantu kwihana no kuyoborwa na Mwuka Wera, kuko abo ngabo badashobora kuzatungurwa byanga byakunda. Nshuti zanjye, hari amagambo akomeye nkunda cyane mu gitabo, mu rwandiko Pawulo yandikiye Abatesalonike. Murebe urwandiko Pawulo yandikiye Abatesalonike, urwandiko rwa 2, igice cya 2, umurongo ndaturuka ku wa 1. Kugaruka kwa Yesu kuzabanzirizwa no guhishurwa k'umugome. Abantu barimo barashaka kumenya ibyo kugaruka kwa Yesu, ariko ntabwo bashaka kumenya imikorere y'umugome. Umunyabugome ni nde? Ese tugiye kureba umunyabugome turebe. Kubw'ibyo rero abantu bashaka kwiga neza uburyo bakwitegura kugaruka kwa Yesu, bagomba kwiga ibintu bibiri. Icya mbere, bagomba kwiga tekinike z'umunyabugome. Icya kabiri, imikorere y'umunyabugome niyo izatuma bamenya igihe gisigaye uko kingana. Ako kantu murakumvise? Mu magambo make, twebwe nta gihe nta munsi twahawe, ariko turamutse twize imikorere y'umunyabugome, tukamenya tekinike ze zose, tubasha kumenya ko Umwami wacu ageze ku rugi kandi aje. Umurongo wa 1, turabinginga bene data, kubwo kuzaza k'Umwami wacu Yesu Kristo no kuzamuteranirizwaho kwacu. Kristo agomba kuzaboneka, ntabwo azamanuka ngo akatakate mu makaritsiye cyangwa mu mijyi, ahubwo abana b'Imana bazamuteranyirizwaho. Amen. Iki kintu kivuze ngo iki rero? Hari inyigisho iri mu madini ya kirokore ivuga yuko Yesu naza azatwara abantu mu ibanga, abantu barangiza bagatangira bati alo, bagahamagara nko kuri radiyo, nyamuneka mututagira amatangazo, njye nari ndyamanye n'umugore wanjye, bwakeye burahaciye, nagerageje gushaka hose byanze, ngo noneho ngo abantu ngo bazahamagara abapasitoro, ngo abapasitoro nibarangiza bababwire ngo ubwo ngo Kristo yatwaye umugeni we. Reka ngire ikintu babwira, Yesu yakoye Karuvari abantu bose babireba. Murashaka kumbwira ko yaza gutwara umugeni mu rwijo? Yaba ateruye, ntabwo yaba akoze ubukwe. Umuntu wateguye ubukwe akajya mu rukiko, yarangiza agatanga inkwano, urambwira ngo yaza ari nimugoroba agahamagara umukobwa akamubwira ati ca mu miyenzo ze tugende? Ntabwo bibaho. Kugaruka kwa Yesu abantu bose bagomba kuzabireba. Igitabo cy'Ibyahishuwe niko kitubwira
hano barakomeje rero bazana n'ibanga ryitwa kumuteranirizwaho kwacu. None imbaraga izazamura abantu ngo bamuteranyirizweho izava he? Iyo mbaraga ni imbaraga ya Mwuka Wera irimo kutwihanisha, ya mbaraga iduhagurutsa twiyegurira Imana, ya mbaraga iduhagurutsa tugiye kuvuga ubutumwa tutajyanywe n'izindi mpamvu, ya mbaraga iduhagurutsa tukajya gusaba abantu twahemukiye imbabazi, ya mbaraga iduhagurutsa tukumva iminsi y'ubujiji turayirambiwe turashaka kubana n'Imana. Iyo mbaraga niyo izahagurutsa abantu ibazamure. Abantu batamenyeranye n'umwuka w'Imana ntabwo bashobora kuzazamuka. Ibyo nibyo twita amababa yo kwizera. Nshuti zanjye, ijambo ry'Imana umurongo wa 2 avuga ngo kugira ngo mutanamuka vuba mukava mu bwenge cyangwa ngo muhagarike imitima. Abantu bazanamuka mbere gato yo kugaruka kwa Yesu. Kunamuka ni ukuba umuntu yari afite imbaraga, ibintu yari abikunze, ibintu yarabishyizemo imbaraga, ariko Kristo akagaruka agasanga ibintu yacitse intege yabivuyemo. Hano Bibiliya iravuga ngo naho mwaba mubitewe n'umwuka cyangwa ijambo cyangwa urwandiko. Ni ibintu bitatu bizakoreshwa kugira ngo bikure abantu mu myiteguro ikenewe mbere gato yo kugaruka kwa Yesu. Icya mbere, hazaboneka umwuka utuma abantu batagira imyiteguro ishyitse, ariko abantu uwo mwuka uzaba urimo gukorera mu madini, uyu mwuka uzaba urimo gukorera ku mugaragaro, ku mateleviziyo, ku maradiyo. Ni umwuka uzaba urangaza abantu kugira ngo bahange amaso ibitangaza, bahange amaso inyigisho z'ibinyoma, kugira ngo kugaruka kwa Yesu kuzabatungure. Uretse umwuka, ikintu cya kabiri kizakoreshwa ni ijambo. Hazagaragazwa inyandiko zitari Bibiliya. Ubu hatangiye kuboneka ibitabo barimo kuvuga yuko ngo ari ibitabo byari byaratakaye ngo byongeye kuboneka. Muri ibyo bitabo rero ujya kubona ukabona barimo barazanamo ibindi bintu bitabaho, bakakubwira ngo Henoki ngo yajyaga agenda n'amaguru, ngo akajya mu ijuru, ngo akagaruka mu isi, ngo mu gihe cye ngo yajyaga arwana intambara, ngo kandi ngo akazitsinda. Hari ibyo dusoma muri Bibiliya ntabyo, ariko mwaganira umuntu akakubwira ati ni ibyanditswe byera byavumbuwe bishyashya. Icyo nashaka kubabwira cya gatatu, mvuye kuri icyo kintu cya kabiri cyitwa ijambo. Ejo bundi numvise umuntu arimo kuvuga ngo ijambo rirambwira ngo iyo igukereje iragutegera. Ijambo riye, ayo magambo araho yanditse muri Bibiliya. N'intungane bwira icumi kangahe? Muyobozi, hari aho ubizi? Ubu hatangiye guhimbwa amagambo atava muri Bibiliya, ariko aryoshye mu kanwa k'abantu ku buryo abantu bayirirwana. Nshuti zanjye, icya gatatu kizakura abantu mu myiteguro ni ikintu cyitwa urwandiko rukekwa ko ruvuye kuri twe. Ubu hatangiye kuboneka inzandiko nshyashya ngo zavuye kuri Pawulo, inzandiko nshyashya zavuye kuri ba Petero, inzandiko nshyashya zirimo kuvumburwa zavuye kuri ba Yakobo. Ni ibintu barimo kugenda bahimbahimba kugira ngo babone uburyo bashyigikira ubutinganyi, uburyo bashyigikira kwihuza kw'amadini na za leta n'ubupfumu. Harimo ibintu byinshi cyane birimo gutegurwa. Iki kintu mukimenye. Isi rero igomba kuba umwanda. Isezerano ridakuka ni uko umuntu wese agomba kubana n'undi mu mahoro. Ariko uyu munsi wa none ibihugu birimo birarwana, kandi nta mahoro y'abanyabyaha, niko ijambo ry'Imana rivuga. Pawulo yakomeje agaragaza ikintu gikomeye. Ntimwibuka yuko nababwiye ibyo nyiri kumwe namwe, kandi none muzi yuko ikimubuza ari ukugira ngo azahishurwe mu gihe cye. Kuko amayoberane y'ubugome n'ubu atangiye gukora, ariko ntazahishurwa keretse uyabuze ubu akuweho. Hari imbaraga zituma umunyabugome adakora ibyo ashaka. Mu magambo make tubyerure, hari imbaraga zituma ubupapa butagera ku cyo bushaka ku isi, kandi izo mbaraga zigizwe n'agatsiko gatoya. Reka ko gatsiko kagende kigizwayo, abantu nibwo bazamenya icyo uyu munyabugome, icyatumye Bibiliya imwita umunyabugome. Ariko umurongo wa 7 ukavuga, umurongo wa 8, nibwo wa mugoma azahishurwa, uwo umwami Yesu azicisha umwuka uva mu kanwa ke akamutsembesha kuboneka kukuza kwe. Kristo niwe ufite igisubizo cya nyuma ku bintu birimo kubera ku isi. Kandi nagira ngo mbabwire ngo amaso ya Yesu ku bakiranutsi nagaruka,
bizaba ari umugisha n'umunezero, ariko isura ya Yesu n'amaso ye abanyabyaha bazamureba bahite bapfa. Kugaruka kwa Yesu ni inyigisho ikomeye. Kuza k'uwo mugome, uwo mugome ugomba kubanziriza kuza kwa Yesu kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani, gufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma n'ubuhenzi bwose bwo gukiranirwa kubarimbuka kuko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe. Nicyo gituma Imana izaboherereza ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma, kugira ngo abatizeye iby'ukuri bose bakishimira gukiranirwa bacirweho iteka. None aya magambo arakomeye. Kuza k'uwo mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani, gufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma. Mu magambo make, ibimenyetso birimo gukorwa, ibitangaza birimo gukorwa, imbaraga zirimo gusukwa mu madini bifitanye isano n'umuki n'umunyabugome. Ariko nagira ngo mbabaze, mubona amadini yose yarabashije kurokoka kuyoborwa n'ubupapa? Oya, ubupapa nibwo burimo gukontorora amadini yose. Nibwo hari amavideo menshi, nta mwanya mfite, iminota ni mike, ariko mwabibona mukwiye kuva mu kintu kimeze nk'ikarito mukamenya ibihaho birimo kujya. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ngo abanyamadini barajya Roma bagapfukama bagatanga ubuzima bwabo n'ubwabo bayoboye. Hano hari amagambo nkunda cyane mu butumwa bwatoranijwe volume ya mbere paje 152 baranditse ngo akenshi naburiwe ko ku byerekeranye no kugena igihe nta kindi gihe kindi hazabaho ubutumwa bwiza ku bantu b'Imana buzashingira ku gihe. Si ibyacu kumenya igihe nyacyo, cyaba icyo gusukwa kwa Mwuka Muziranenge cyangwa icyo kugaruka kwa Kristo. Hari abantu bajya bicara bagatanga amatariki n'iyi, abantu bazagende baba ahantu hamwe, Mwuka Wera azabamanukira. Ibyo bintu Imana ntabwo ibitwemerera. Imbaraga yo kumanura Umwuka Wera Imana niyo ibizi n'impamvu zo kumanuka k'uwo Mwuka Wera. Imana niyo yari ibizi impamvu intumwa zitasukiye Umwuka Wera ku munsi wa mbere ziri mu cyumba cyo hejuru, ku munsi wa kabiri ahubwo zikawumanurirwa ku munsi wa 10 ziri mu cyumba cyo hejuru. Kubw'ibyo rero, ikindi nagira ngo mbabwire ngiki, ntabwo ari ibyacu gushyiraho igihe cyo kugaruka kwa Yesu. Mu mwaka w'1851 hari mu kwezi kwa gatandatu tariki 29 hari ikibazo mu itorero cyo gushyiraho ibihe. Icya 1884 habonetse umugabo wigishaga iby'ibihe mu itorero ashinzwe gucanganyukisha abantu. Kubera iki dukeneye imyiteguro ishyitse kuruta kumenya umunsi Yesu azaziraho? Icya mbere, igihe cy'imbabazi kiri hafi kurangira. Ntabwo dukwiye kwihana bitewe n'uko isi izashira ejo, ahubwo dukwiye kwihana kuko igihe cy'imbabazi kirimo kiradushirana. Buri muntu wese uraha ntabwo azi igihe imbabazi ze zizarangirira. Ugeze hehe wakira umuburo w'ijambo ry'Imana? Uko Umwuka Wera akwereka icyaha n'igisa nacyo, akakwereka gutandukana nacyo, ariko wowe icyo cyaha ukereka Mwuka Wera yuko kigufitiye akamaro, ko rwose nta kundi wabigenza, Imana yashaka kwikugenza, kuko icyo kintu utapfa ukirekuye. Uko bucya bukira uninira ijwi rya Mwuka Wera, wisanga watutse Mwuka Wera. Kandi umuntu ututse Umwuka Wera n'imbabazi ziba zamurangiriyeho. Uku kuntu turimo kugenda ducecekesha amajwi y'umutimanama birimo biratujyana gake gake ku kintu cyitwa gutuka Umwuka Wera. Impamvu ya kabiri, dukeneye imyiteguro ishyitse. Umurimo wo gushyirwaho ikimenyetso cy'Imana urimo gukorwa ubu ngubu. Imana irimo irashyiraho abana bayo ikimenyetso mu ruhanga, intekerezo z'abantu b'Imana Imana irimo irazishyiramo ibintu bakwiye gutindaho. Ariko ubu dufite abantu barimo kwisunikamo amafilime asobanuye, dufite abantu barimo kwishyiramo amatiku, dufite abantu barimo gushyirwaho mu ruhanga rwabo intambara z'amadini, dufite abantu barimo gushyirwaho mu ruhanga rwabo ibinyoma n'ibindi bintu bifitanye isano nabyo. Ndagira ngo utunganye ibitekerezo byawe, Imana ibona aho itera kashe yayo. Impamvu ya gatatu, dukeneye imyiteguro ishyitse. Hari urupfu rudasobanutse rutunguranye rurimo gutwara abantu.
uri muraganira n'umuntu bakakubwira ngo twari kumwe mu mwanya, bagahita bakubwira bati ubu tugiye kugura isanduku, bigenze gute? Aranyereye ahita apfa. Mu mwanya twari kumwe na kanaka atubwira yuko ejo azajya gusenga, none ikibazo kibaye tugiye kubona tubona aritsamuye, tubona heza umwuka, twagerageje tugeze kwa muganga baratubwira ngo yakonje kera. Hari urupfu rudasobanutse kubera ko Satani arimo arashaka kwica abantu batihannye, arashaka kugabanya umubare w'abantu bazabona Kristo agarutse amaso ku maso. Icyo nagira mbabwire rero ngiki, izi mpamvu eshatu zirahagije ngo umuntu yiyegurire Imana, yirundumurire mu Mana. Ntabwo dukeneye ibintu by'ubwoba by'iterabwoba ngo abantu bakanguke, oya. Urwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya 3 umurongo wa 3, Bibiliya iravuga ngo iki? Mubanze kumenya iki, yuko mu minsi y'imperuka hazaza abakobanyi, bakobana bakurikiza irari ryabo, babaza bati isezerano ryo kuza kwe riri hehe? Kuhereye aho basogokuruza basinziriye, byose bihora uko byahoze uhereye ku kuremwa kw'isi. Abantu bazatugwa nabi ni abantu bitwa abakobanyi. Aba bantu bitwa abakobanyi, igihe Nowa yinjiye mu nkuge mu minsi 7, hari abantu bajyaga baza ku nkuge, barangiza bagaseka we, barangiza batari ko uyu musaza koko winjiye muri iyi nkuge akinjizamo inyamaswa ziryana n'izitaryana, ubu afite logike, afite mu mutwe, bagaseka. Barangiza batari ko se wenda two kubabarira inyamaswa, uyu musaza buriya aba muzima mu mutwe, harya buriya yashyizemo n'abakobwa be bati cyane, none n'abakazana n'abagabo b'abakobwa be nabo barimo, yego. None se uyu musaza buriya agira mu mutwe. Bagatangira bati yavuze yuko imvura izagwa, bakareba hejuru bakabona nta gicu gihari, barangiza batari kubujiji ni bubi, bagakubita igitwenge bakamuseka, barangiza bati rero uyu muntu niba nubaha Imana, Imana ye nayo ifite ibibazo byo mu mutwe nk'ibyo afite. Abakobanyi bajyaga bahamagara abantu b'abanyabwenge bakabashyira ku nkuge, barangiza bakababaza bati nimutubwire mu buryo bwanyu bw'ubwenge mubona imvura yagwa? Bakababwira bati dukurikije ubwenge twahawe ntabwo imvura yagwa habaye igize. Ariko umunsi umwe bagiye kubona, babona ikirere kirahindutse, marayika w'Imana aramanutse akinze urugi. Amaze gukinga urugi, noneho arangije arazamuka, babona ikirere kirahindutse, babona imirabyo irakubise. Bamwe barangije baravuga bati nyamara bya bintu byari seriye, ariko igihe cyari cyagize gute? Ni umugambi wa Satani gukangura abantu igihe kibashiranye. Ndagira mbabwire ngo muzanabirebe, umukobwa amenya agaciro k'ubukobwa akikiye umwana wahakanywe na se. Iyo umuntu yaguteye inda yarangiza ugatangira uti halo, umwana wawe yavutse, ati ntihongere kubivuga, iyo nteye inda ndabimenya ntabwo ari uwanjye, shaka undi umuntu umwegekaho ntabwo ari uwanjye. Nibwo umukobwa atangira akazaza ahamagara abakobwa, sha mujye mwitwara neza mwe mukiri abakobwa, dore nk'ubu ngubu ngewe narapfubye, sindi umukobwa ariko sindi n'iki sindi n'umugore. Icyo nashaka kwambira ngiki, abantu benshi bakunda kumenya iby'igihe, igihe cyabo cyabashiranye, ngo baratangiye, barangije baravuga, abantu biyemera baravuga bati nta kibazo. Aba bantu b'abahanga ngo baratangiye, batangira kurira ibiti birebire, barangije baravuga bati imvura yo ishobora kugwa nta kibazo, ariko iramutse inaguye ntabwo yagera ku burebure bw'iki giti. Ngo ikintu kibabaje, amabuye yavaga mu butaka akazamuka agakubita igiti n'ukirimo, akamanura akajyana hasi. Abandi babonye byanze ngo baragenda bafata ku nkuge, barangije bagerageza kuvuga amagambo anyuranye n'ayo bajyaga bavuga mu kanwa. Ariko nagira ngo mbabaze, Nowa niwe wari wakinze cyangwa n'Imana yari yakinze? Uyu munsi turimo turabakangurira kwinjira mu nkuge y'Imana, kuko Imana iracyakinguye. Erega mujye mwibuka Yesu yaravuze ngo ndi Alpha na Omega, ni njyewe ukinga ntihagire ugira gute? Ukingura. Kandi iyo nkinguye ntawe ugira gute? Ntawe ukinga. Ubu turi mu gihe Kristo akinguye, nta muntu ushobora gukinga, yaba umuyobozi w'idini yaba iki, ngo abuze abantu gusanga Imana. Ariko nanone Yesu namara gukinga urugi rw'imbabazi, ngo abantu bazatangira kurekura amagambo bakagombye kuba bararekuye mbere.
icyo nashaka kubabwira ngo iki rero, Petero yagaragaje ko abantu bitwa abakobanyi bazaba ari babi cyane mbere yo kugaruka kwa Yesu, kuko mu gihe cya Nowa bari bameze. Aba bakobanyi bo bazegera abantu b'Imana babwire bati nimutwereke isezerano ryo kuza kwe riri hehe. Abantu b'Imana bazabereka amasomo yerekana kugaruka kwa Yesu n'imyiteguro ikenewe. Abakobanyi nibarangiza bababwire bati ko uhereye aho basogokuruza basinziriye byose bihora uko byahoze. Buri munsi bavuga ko Yesu azaza, baratubwiye ngo azaza, baratubwiye ngo azaza, none byabaye nk'inkuru ishaje. Ariko nagira mbabwire ngo umwami azaza. Mwibereye mu bintu by'ibyaha, amadini arimo arapfundikirira abantu mu bintu by'imihango, abantu barimo barakora ibyaha bakabirenzaho ibindi, abantu nta mwanya w'Imana bafite, abantu babaye bakobanyi. Iteraniro rirajya kuba abantu barangiza bati bariya batekamutwe buriya baba bari mu biki, bariya abantu ubundi bagira logike mu mutwe, babuze icyo bakora. Buriya nuko ntayobora inaha, nta nubwo natuma bicara kuriya. Uri umukobanyi. Kandi nagira mbabwire ngo abakobanyi bamenye igihe, iyo igihe cyabacitse. Inshuti zanjye, mugomba kumenya yuko abakobanyi baba bafite amakuru. Bano bakobanyi bo mu gihe cya Petero yavuze, aba bakobanyi ibyo kugaruka kwa Yesu barabizi, yego rwose barabizi, ariko bo bashaka yuko ibyo bintu bibita ibintu bidafite agaciro. Reka ngire ikintu mbabwira inshuti zanjye, uyu munsi wa none isi ibintu byayivangiye. Nagiye mbabwire ngo ku isi hari uburyo butatu bwo gusobanura ubuhanuzi. Uburyo butatu rero, bumwe bwitwa historicism, ubundi bwitwa futurism, ubundi bwitwa preterism. Ubu buryo ni uburyo bwahimbwe kugira ngo isi igume mu buyobe no mu bujiji. Mu buryo bubiri burimo ni ubuyobe, ariko hari uburyo bumwe bwizewe bwo gusobanura ubuhanuzi. Reka tubanze twibaze, ubu buryo bukomoka hehe? Nimureba neza, uburyo bubiri bukomoka ku bajesuite, uburyo bumwe bugakomoka ku baprotestani b'abagorozi babayeho guturuka nyuma ya Martin Luther. Ni ukuvuga ngo urugero, umugabo umwe witwa Louis de Alcazar yabayeho mu 1554 kugeza mu 1630. Uyu yavukiye muri Espagne. Uyu muntu niwe wahimbye uburyo bwitwa preterist system of prophetic interpretation. Ni uburyo bwo gusobanura ubuhanuzi, ibintu bigiye gusohora mu minsi igiye kuza. Ubwo buryo burabifata bukabisubiza mu gihe cya Yesu. Wabaza ngo inyamaswa yavuye mu mazi, iyi nyamaswa yavuye mu nyanja igakora ibi n'ibi, bagahita bakubwira bati reka da ibyo bintu wibishakira muri iki gihe, genda ujye mu gihe cya Yesu na nyuma yaho gatoya. Ni ukuvuga ngo iyi nyamaswa imeze gutya, uwo ni Nero, ibintu byararangiye. Ubundi nta bintu na bimwe bikiri ubuhanuzi, ibintu byose byararangiye. N'uyu munsi wa none abantu biga mu mashuri ya gipasitoro n'abantu biga mu mashuri ya kibishopu n'abapotere babwirwa iby'ubuhanuzi n'ibintu byarangiranye na ba Yeremiya. Kubera iki? Mu bitabo biga mu mashuri yabo ni ibitabo bateguriwe n'abajesuite b'abahanga. Undi mugabo ni umugabo witwa Francisco Ribera. Uyu nguyu we yabayeho mu 1537 kugeza mu 1591. Nawe yavukiye muri Espagne. Uyu muntu yari umuhanga cyane, niwe washyizeho uburyo bwitwa futurist system of prophetic interpretation. Ubu noneho ni uburyo uyu mudogiteri yahimbye, ku buryo Martin Luther yaratangiraga ati, nkurikije ibimenyetso ndimo kubona by'uburyo papa arimo kwitwara, nkanareba iki byanditswe byera bivuga, njyewe uhagarariye abaprotestani ndemeza yuko iyi nyamaswa ivugwa hano ari ubupapa, kandi ndimo ndemeza yuko ubupapa ari bwo antikristo. Icyo kirego cyari ikirego kiremereye, kandi abantu bari barimo kuva muri kiliziya bajya mu protestani ari benshi. Uyu mugabo rero witwa Francisco Ribera yahise afata bya bintu by'inyamaswa by'ibiki byose, ahita avuga ngo nta biriho, nta nubwo byabaye, ahubwo bizabaho buri myaka 3 n'igice ngo Yesu aze. Inyigisho zose zigenda zivuga yuko Yesu azaza gutwara abantu mu ibanga. Mujye mwumva amadini ya kirokore, inyigisho zivuga yuko antikristo azaba ari umwarabu uzaza agakubita abantu basenga mu izina rya Yesu. Izo ni inyigisho zagiye zihimbwa n'aba bagabo b'abahanga. Ariko uburyo bumwe
bwitwa historicism. Ni uburyo bwashyizweho n'Imana ibuhereza abagorozi b'abaprotestant. Bo baricaraga bakiga bagafatanya Bibiliya n'amateka, kandi mwuka w'Imana akabamurikira bakamenya gutandukanya icyiza n'iki, icyiza n'ikibi. N'uyu munsi wa none hari ibintu byarangiye abantu barimo kuvuga ko biri imbere, hari ibintu bizaba imbere abantu bavuga ko byarangiye, hari ibintu birimo kuba uyu munsi wa none abantu bakavuga ko bizaba, hari n'ibintu bizaba abantu barimo kuvuga ko byabaye uyu munsi. Ni umutego ukomeye wa Satani. Nshuti zanjye, ndagira ngo mbabwire ikintu gikomeye. Abahanga b'isi, bano bantu biga mu mashuri, ntabwo impamvu Bibiliya itanga bemera yuko arizo zizatuma isi irimbuka. Ubundi nagira ngo mbabwire ngo isi izarangira neza. Mu magambo make, ni iki kizarimbura isi? Igihe Yesu azaba agarutse, hazavuzwa impanda ya marayika ukomeye, abapfuye bagire gute? Bazuke. Tuvugure urusengero, hariya munsi yarwo hashobora kuba mu myaka nka 50 ishize hari umuntu bahashyinguye, ariko bakaba baramushyinguye hasi, abubatse uru rusengero ntibabibone. Ndagira ngo mbabaze, igihe Imana izaba ihamagaye abantu kuzuka, uru rusengero bitewe n'uburemere rufite, bitewe n'uko ari n'urusengero rwasengerwagamo Imana, ruzabuza umuntu w'Imana kuzuka? Oya. Ikizaba ku rusengero ni iki? Mbere yuko Yesu aza, Yesu najya kuzura abantu, hazaba imirabyo ndetse n'isi izatigita. Bibiliya iravuga ngo n'ibitare bizagira gute? Biziyasa, amarimba azashwanyuka arekura abo yari yaramize. Nshuti zanjye rero, ibyo bintu bizatuma, Bibiliya iranavuga ngo n'imisozi izamuhunga. Ibi bintu bizatuma isi imera nk'ikintu cy'umwanda, cy'ikintu cyasenyutse kidafite gahunda namba. Niyo mpamvu aba bantu b'abahanga bo ntago bemera, bavuga yuko isi izarimburwa n'iki? Gushira kw'abantu ku isi bitewe n'ibibazengurutse, extinction of human, harimo global nuclears. Bakavuga bati isi ntabwo izarangizwa no kugaruka kwa Yesu, ahubwo bitewe n'ibintu by'ibisasu birimo gukorwa, bitewe na climate change, ecological collapse, ibintu byo kugira ibintu ikoranabuhanga abantu barimo gukora, biotechnology, ibintu by'iterambere rikomeye by'ibintu barimo gushyira mu bantu, pandemic, ibyorezo. Abazungu baravuga bati rero twe ntabwo turimo kwemera ko Yesu ari uzarangiza isi, ahubwo twebwe twemera yuko hari indi mpamvu yatuma isi irimbuka itari umwami Yesu, ariko iyo mpamvu dushobora kuyirinda. Niyo mpamvu uyu munsi wa none mu itegeko ry'icyumweru ririmo gutegurwa mu buryo bw'amanyanga, harimo ikintu cyitwa climate change, harimo ikintu cyitwa global nuclear control, gukontorora ibihugu bifite ibisasu bya kirimbuzi. Ndetse hari abantu bajya bavuga, nigeze kumva umuntu arimo kuvuga ngo Imana ngo imiyaga ine ngo ifashe ngo ibisasu, ngo kubera ko ngo perezida ngo wa Korea ya ruguru ngo bamurakaje ngo afite igisasu yaturitsa ngo imeruka ngo isi twese ngo Imana ikabura aho duciye. Ibyo ni ibihuha, ntago bibaho. Ukuboko kw'Imana niko gufite kontrole y'isi. Nshuti zanjye, abandi ba kabiri bavuga ikintu gikomeye, gutakaza indangagaciro kwa kimuntu, identity, imirimo, gusabana, collapse of civilization, uburyo abantu bashobora kuzagenda bicana, cyangwa hakaza nk'ikintu kikagenda kibica gake gake, isi ikazasigara nta muntu uyiriho. Ubwo nibwo bavuga ko isi izaba irimbutse. Abandi bakavuga yuko hazabaho gushwanyuka k'umubumbe w'isi ubwawo, ngo isi igenda irekurana. Bafite ukuntu bajya kubipima, bakerekana muri Egiputa, hariya muri Egypte ngo umurongo wamaze kwikata, bakerekana muri Tanzania, muri Kenya umurongo wamaze kwikata, bakavuga ngo isi izashwanyuka birangire. Ariko nshuti zanjye, isi izarangizwa nuko ishwanyutse? Oya. Aba bantu b'abahanga baricara bakavuga yuko uburyo bwo gukoresha imibare, bafite ubupfumu bakoresha, bakabara bw'ubupfumu, bagahita bavuga bati isi muri 2020 na kangahe izaba itakiriho dukurikije ibi n'ibi. Noneho hakaba kwivumbagatanya kw'ibyaremwe, ibi birunga bikaruka, ibyorezo, ibi bintu bigenda, amazi, imyuzure, ibirunga biruka, kubura kw'ibiryo,
za tsunami n'ibindi bintu bitandukanye, bakavuga ko isi hazaboneka nk'umuriro ukaza ukayitwika igashya yose, ariko uwo muriro uturutse ku zuba. Ariko bakavuga bati hoya, ibintu Bibiliya ivuga ntabwo tubyemera, ntabwo ari byo bigaragaza ko isi izarimbuka. Ariko icyo Bibiliya ivuga nicyo. Mwese abantu mufite WhatsApp mwagiye mukurikira uyu mugore covid igitangira neza, abantu boherezanyije ifoto y'uyu mugore witwa Sylvia Brown. Uyu mugore yanditse igitabo cyitwa End of Days, iherezo ry'iminsi. Uyu mugore yakoze icyo bita predictions and prophecy about the end of the world. Uyu mugore yashyizeho ibihe n'ibintu bizaranga ku isi irangiye, yandika iki gitabo. Iki gitabo yaracyanditse kimara igihe, ariko nagira mbabwire ngo ku ipaje y'imwe, ari nacyo kintu cyatumye muri 2020 covid itangiye abantu bahise bavuga bati isi irarangiye, uyu mwaka ni wo wa nyuma, kubera ko abantu bari barahanuye umwaka wa 2020 ku isi izarangira. Mu bantu bari barahanuye ku isi izarangira muri 2020 rero uyu mugore arimo, kandi yari yanerekanye ikintu kizaba. Kuri page imwe y'icyo gitabo yaranditse ngo in around 2020 a severe pneumonia like illness will spread throughout the globe. Arimo aragaragaza yuko hazaboneka uburwayi bukomeye muri 2020 buzagira gute, buzagaragara ku mubumbe, bwarangiza bukibasira umuhogo cyangwa se ubuhumekero, ndetse akavuga yuko abantu bazapfa n'ibiki byose. Yarangiza akerekana yuko ibi nabyo uriya mwaka 2020 bizaba ari ikimenyetso cy'uko isi irangiye. Covid irabaye rero, abantu boherezanyije iki gitabo. Yewe nabonye n'abadivantisiti binjije bacyohereza. Urabibona ko Imana yari yarabihanuye. Uyu mugore ndashaka yuko tumenyane mu ntoki. Iki gitabo abantu baracyohereje, barangije abantu bati nimwiyegurire Imana. Abantu berekwa baratangira bati uyu mwaka ni wo wa nyuma. Imana irambwiye ngo nimwiyeze, musubize abantu amasambu yabo, mugire gute kuko Yesu araje. Ariko uyu mugore ni mu ntoki. Sylvia Brown grow up in Kansas City, Missouri. Yakuriye muri Missouri, kandi ni umukobwa w'umuntu bita William Lee n'uwitwa Celeste. Papa we yari afite imirimo itandukanye, ariko icyo nashakaga kubabwira ngiki, Brown yakuriye mu muryango w'abagatulika, kandi ndetse bigaragara yuko yari umu Episcopalian. Mama we yari umu Episcopalian, noneho grandmother cyangwa se umwe mu babyeyi be bakomeye, ndavuga ubwo ndimo ndavuga nyirakuru, yari umu Lutheran. Noneho ariko papa we w'uyu mugore yari umuyahudi. Kandi ikintu gikomeye, Brown avuga yuko yatangiye kugira amayerekwa afite imyaka 5, ndetse ayo mayerekwa yafatanywe na nuriya nyirakuru, kandi uwo nyirakuru akaba avugwaho yuko yari afite imyuka y'ubupfumu. None nagira ngo mbabaze, uyu muntu ufite imyuka y'ubupfumu niwe dukwiye gukuraho yuko muri 2020 icyorezo kuko yakivuze kikaba kibaye Yesu araza muri 2020? Oya rwose. Si uwo gusa, uyu mugabo bamwita Nostradamus. Uyu nawe yoherejwe, abantu baramwohereje cyane. Uyu mugabo akoreshejwe n'imbaraga z'ikuzimu za Satani yatanze ubuhanuzi, avuga ibintu bizaba muri 2020, kandi abivuga kera cyane. Ibi bintu yabivuze mu kinyejana cya 16. Avuga ko muri 2020 hazaba ikintu gikomeye, hazazamuka ikintu cyitwa corona, hazaboneka will arise a queen corona who will come from the east. Bari barimo kuvuga, yaravuze ngo hazaboneka muri 2020 hazazamuka umwamikazi. Noneho umwamikazi mu kirimi kimwe mu birimi bikoreshwa muri biriya bihugu yari arimo, umwamikazi bisobanura corona. Who will come from the east, uzaturuka muri east. Ukurikije igihugu yari arimo, east ye ni Ubushinwa. And who will spread the plague,
kandi hazazamukamo n'icyorezo. Uwo mwamikazi azazamura icyorezo in darkness of night. Icyo cyorezo ngo kizatangira ari nijoro with a 7 hills mu Butaliyani, and will transform the twilight of men into dust. Nuvango kandi icyo cyorezo kizatuma, ibyo bintu byabaye bizatuma abantu benshi bahinduka ivumbi cyangwa se umwanda, mu magambo make ni urupfu. To destroy and ruin the world. Kandi ibyo bintu bizangiza isi. It will be the end of the world economy as you know. Kandi ibyo bintu bizaba bifitanye isano n'imperuka y'ubutunzi bw'isi. Abantu barangije covid irabaye 2020, abantu barangije bati abantu musenga musoma Bibiliya yarababeshe, nta nubwo yababwiye ibyenda kuba. Ariko twebwe Nostradamus yarabivuze ngibi. Ubu buhanuzi yagiye abuvuga ko buzaba none icyorezo cyabaye corona. Reka njye ikintu mbabwire, biri muri gahunda ya Satani kwegera abakozi be, akareba plan yari afite akayibaha, kandi yaragize akareba abapfumu be akababwira ibyenda kuba. Iyo ni business ya Satani. Twebwe rero hari ibintu dukwiriye kumenya, ari nibyo tutakwitaho. Nostradamus yarafitanye isano na Roman Catholic Church, ndetse amateka mugiye kuri ku mbuga nkoranyambaga mukareba Nostradamus n'amateka ye, muzasanga yabaye umuntu wa hafi cyane wakoreshwaga n'imbaraga z'ubupfumu, kandi yarangiza ndetse agakorana na kiliziya muri icyo gihe nayo yari ifite ibibazo. Rero nshuti zanjye, ntabwo ubuhanuzi bwo kugaruka kwa Yesu tugomba kubukura kuri uriya. Iyi foto murayibuka mwese. Aya mafoto atatu mberetse ni amafoto yazamutse muri 2020 igihe twari dukingiranye mu nzu. Aya mafoto n'ibi bitabo abahanga babyinjiyemo baravuga bati Bibiliya tuyishyire ku ruhande, ibi bitabo bidufitiye amakuru yizewe. Uyu ni witwa Dean Koontz. Dean Koontz yanditse igitabo cyitwa The Eyes of Darkness, ijisho rishobora kureba mu mwijima. Muri page imwe yerekanye neza ko hagombaga kuzaboneka muri 2020, hagombaga kuzaboneka uburwayi. Ubwo burwayi bukazanyanyagira ku isi yose, kandi bukazibasira ubuhumekero bw'umuntu. Arangije kandi avuga yuko ubwo burwayi buzaresistinga ku miti yose izakoreshwa. Arangije yerekana uburyo ubwo burwayi buzakomoka mu Bushinwa. Nshuti zanjye, ibi bintu yanerekanye aho byagombaga gutangirira. Ariko uyu munsi wa none hari ikintu dukwiye kwibaza. Uyu Dean Koontz yari muntu ki? Yagiye agerageza kugira imyizerere itandukanye, ariko Dean Koontz avuga yuko spirituality has always been part of his book, Our Grace and Our Struggle as a Fallen Soul, but he never gets on a soapbox. Hano barimo baravuga ibintu byinshi, ariko nimureba neza akagingo nashakaga naka. Seeing the Catholic faith as a contrast to the cow in his family. Koontz converted in college because it gave him answer for his life, admiring its intellectual rigor and saying it permits a view of life that sees mystery and wonder in all things. Hano haratugaragariza yuko Koontz yarafite imyizerere ya Kigaturika, ariko nubwo yari ayifite nawe yari afite izindi mbaraga zihishe inyuma zamukoreshaga. Aba bantu rero ibi bitabo byacanganyukishije abantu, barangije bafata umwanzuro ko 2020 aribwo Yesu ari buze. Ariko Yesu ntiyagombaga kuza kuko dukingiranye mu nzu, ntabwo Yesu yagombaga kuza kubera icyorezo. Yesu azagaruka bitewe n'impamvu z'inama y'agakiza. Yesu azagaruka bitewe n'impamvu z'ubwoko bwe, ntabwo azagaruka bitewe n'impamvu z'ubuzima bwa rusange bw'abantu. Oya, ahubwo Bibiliya itubwira byinshi. Abantu bagiye bashyiraho ibihe, Yesu agomba kugarukira cyangwa isi izarangirira. Mu mwaka 66 kugeza mu mwaka 70, umugabo witwa Simon Bolgiora, uyu mugabo yavuze ko isi izarangizwa n'intambara y'Abayahudi na Roma, kandi Mesiya agahitaza. Intambara y'Abaroma yarabaye, Abisirayeli bababamba ku misaraba. Ese imeruka y'isi ba
reka da, yari amarangamutima ye. Mu mwaka 500 umugabo witwa Sextus Julius n'abitwa ba Africans, abahanga mu bya teoloji ya Gatolika bitwa Hippolytus, bakurikije ubunini bw'ubwato bwa Nowa bemeje ko isi izarangira. Bapimye ubwato bwa Nowa bamenye ubunini bwabo, barangije baravuga bati ubu bunini bishoboka yuko umwaka uhuye n'ubu bunini Yesu azaza isi ikarangira. Ntabwo byabaye. 847 muri uwo mwaka uwitwa Theota wari umukirisitu yatangaje irangira ry'isi nyuma akubiswe avuga ko yibeshye. Uyu we yatangaje yuko isi igiye kurangira, leta iramwegera imucishamo ishya, arangije ati nimumbabarire nari nibeshye. Mu mwaka w'igihumbi Papa Silvestre wa kabiri n'abandi bashyizeho inyigisho y'ikinyagihumbi gisoza isi. Uwo mwaka yawise urubanza rwa nyuma. Uyu mupapa we yanditse no mu ruhererekane rw'abapapa page 37, ni umupapa w'139. We yaricara avuga ati buri myaka igihumbi hari ikintu kiba ku isi, imyaka igihumbi nigera ubu ijuru byanga byakunda isi igomba kurangira. 1033 mwaka 1033 hari amatsinda y'abakristo bavuze ko impamvu isi itarangiye mu mwaka w'igihumbi ari uko batabaza imyaka igihumbi bahereye ku gusubira mu ijuru kwa Yesu. Barangije bati rero Yesu yasubiye mu ijuru ryari mu mwaka 33, naba ariho muhera noneho mubara ko isi igiye kugira gute, igiye kurangira. Barangije bati twari twibeshye, imyaka igihumbi igomba kurangira mu 1033. Yaraje ntiyaje, baribeshye. Ubuyobe bwarakomeje. Mu mwaka w'1248 Papa Innocent wa gatatu yavuze ko isi izarangira hashize imyaka 666 Isilamu itangiye. Isilamu yari yatangiye muri 618. Uyu mupapa arangije aravuga ati rero mufate umwaka Isilamu yatangiriyeho, nimurangiza muteranyeho imyaka 666, nimurangiza murebe. Biragenda bigwa mu 1284. Niwe wateguye igitero cya 4 cy'abanyamisaraba. Uyu mupapa yanditse mu gatabo kitwa uruhererekane rw'abapapa page 46. Uyu muntu yashyizeho igihe cyo kugaruka kwa Yesu no kurangira ku isi. Byarabaye reka da. 1290 kugeza mu 1335 abitwa aba Joachimite bari abafransiskani b'abagatolika bemeje irangira ry'isi n'iryaba. Mu tariki ya mbere z'ukwa kabiri cya 524 London astrologers, abantu b'abahanga mu bintu bigendanye n'ubumenyi bw'isi, aba bantu b'abahanga mu bigendanye n'iby'ikirere bavuze ko isi izarimburwa n'umwuzure w'amazi. Icyo gihe abantu bavuye mu ngo bajya ku misozi miremire. Abo babwiye abantu barababwira bati rero isi biragaragara ko amazi arimo kubyimba, kubw'ibyo rero muhunge mutazapfa. Abantu barangije itariki babarangiye, baragiye bajya mu biti byo hejuru ngo kugira ngo amazi ataza kugira gute kubageraho. Byarabaye ntago byabaye. 524 kugeza mu 526 umugabo bita Thomas Munzer, uyu nguyu we tumusoma no mu gitabo cy'intambara ikomeye. Thomas Munzer yemeje ko isi izarangira, abayoboke be bicwa na leta babarashe, nawe acibwa umutwe urupfu rwe. Thomas Munzer yari yavuze ko 526 Yesu agomba kugira gute, agomba kuza. Tariki 19 z'ukwa 10 1533 umugabo bita Michael Stephen, umunyamibare wize matematike cyane, yavuze ko urubanza ruzatangira ari 2 z'uwo munsi, urubanza rwo mu ijuru. Ntago rwabaye. Twihute. 585 Michel Servetus yavuze ko uhereye muri 385 muri konsili y'Nice hazacamo imyaka 1260 isomwa muri Bibiliya, imperuka ikaba. Ntago yabaye. Turakomeza. 1666 ubwo nsimbutse 1658 umuhanga w'umunyabwenge mwese muzi witwa Christopher Columbus. Uyu wari umutaliyani w'umushakashatsi yavuze ko isi yaremwe mu mwaka w'5345 mbere ya Kristo, kandi ko isi izamara imyaka 7000. Asanga isi izarangira mu 1658. Yararangiye ntiyarangiye? Nshuti zanjye, undi wakurikiyeho n'abitwa Fifth Monarchist. Abangaba bavuze ngo iki, bakanguwe no kubona umwaka urimo 666.
reka mbabwire 666 subikanza abantu na kera yarabakangaga abantu bariho mu 666 baravuze bati karabaye noneho uyu mwaka urimo za gatandatu bimeze gute? Icyorezo kishe, habaye icyorezo cyica abantu 100,000. Yari indwara y'ubuhumekero iyo bita flu like, yari indwara y'ubuhumekero nk'uko za covid zimeze. Umuriro waraje muri mbere y'uwo mwaka utwika London iminsi 4 nta kizima, ndetse barangije bahita batangaza yuko hagati ya tariki 2 na tariki 6 z'ukwezi kwa 9 666 Yesu agomba kuza. Yaraje ntago yaje. Tariki 1719 uwitwa Jacob yatanze itariki, yavuze ko isi izagongana n'ikindi kintu cy'umubumbe kiri mu kirere. Abantu babwira Imana bati Imana dutabare rwose, isi ntago yahita irangira gutya. Ariko ntago byabaye. Umugore witwa Mary Batman mu 1806 umwongerezakazi wari ufite inkoko yateye igi ryanditsweho ngo Christ is coming. Inkoko yateye igi ngo barirebye igi basanga ryanditseho ngo Christ is coming, cyangwa se Yesu agize gute? Agiye kugaruka. Abantu barakangarana, igi akazaza rigenda nabereka ati dore igi, barisoma bakavuga ati kabaye. Nyuma byagaragaye ko ari we wari waryanditseho ngo ashitura abantu. Aya ni amateka. Ibintu byanditse kuri Wikipedia, ntabwo ari abadive babyanditse, ni ibintu byanditse ku bigendanye n'umunsi n'isaha, ibintu byo kugenda igihe. Amateka aratangaje. Umugabo umwe witwa John Wesley, uyu ni umubwiriza w'igihangange ndetse n'umwe mu bagorozi, 1836 yeruye ko uwo mwaka Kristo azagaruka. Ashingiye ku bimenyetso yeruye yuko uwo mwaka Yesu azagaruka, ariko Yesu ntago yaje. Mu mwaka w'1843 amatariki ngari ya murayabona, abitwa Abamilelite bafitanye isano n'Abadivanisi umunsi wa 7. Aba nabo bemezaga ko icyo ari cyo gihe cyo kugaruka kwa Yesu. Ariko nyuma yaho bize neza basanga mu 1844 tariki 20 z'ukwa 10 bategereje Yesu ku bitare byo kuzamurirwaho, ntiyaza. Ibyo byiswe Great Disappointment. Mu by'ukuri iriya tariki ari amatsinda y'Abadivanisi, mujya mwumva abantu barimo no gusebya Abadivanisi bavuga yuko ngo bakizeho igihe cyo kugaruka kwa Yesu n'icyaba. Ariko nagira mbabazi, ubundi Abadivanisi nibo bantu bonyine, aba Badivanisi bo mu gihe cya Mirenge nibo bantu tubonye bonyine bibeshye ku byo kugaruka kwa Yesu. N'abapapa barimo bagiye bagena igihe. Icyo nashaka kubabwira rero, iyi tariki ya 22 z'ukwa 1844 koko hari ikintu cyagombaga kuba. Kristo yavuye ahera ajya ahera cyane. Mu ijuru hari ikintu cyari cyabaye, mu mateka y'ubuhanuzi hari cyari kibaye. Gusa icyo kibibeshye ni ukuvuga yuko isi igomba kwezwa bivuze kuza kwa Yesu. Si ibyo gusa, mu 901 Catholic Apostolic Church, abandi irindi tsinda rifitanye isano na Kiliziya, batangiye mu 1831, ariko bitewe no gupfa kw'abantu 12 batangiye iri dini bavuze ko isi irangiye, kubera ko batangiye iryo dini bagize gute? Bapfuye. Ariko twihuta, noneho hari abagiye batangaza. Uwitwa Nostradamus yavuze ko isi izarangira mu 1999. Ubwo niho abantu bakwiye yuko isi izarangira mu 2000. Abantu bahereye kuri computer n'andi makuru yakusanyijwe bari bemeje ko imeruka iba cyane, ko bavugaga ko buri myaka 2000 hakunze kuba hari ikintu. Uwitwa Jeanne Dixon yavuze ko mu mwaka 2020 yari yaravuze ko hazaba Harmagedoni. Yabihanuye mu 1962, ubwo abantu bari bategereje ku isi irangira. Mayan Guatemala, kalendari yabo y'abitwa Abamayan, kalendari yabo yerekanye ko isi izarangira muri 2020. Buriya turi muri covid, hari na kalendari y'Abamaya yerekana yuko isi irangiye. Hari abantu bitwa Messiah Foundation International bavuze yuko isi izaragizwa no kugongana ku isi n'ibimanyu by'imibumbe, ndetse aba bavuga yuko isi izarangira muri 2026. Ntabwo turahagera. Said Nursi, umuhanga mu bya teolojiya ya Islamu w'umusuni, yavuze ko hakoreshejwe Hijri calendar na Rumi calendar hazaba doomsday
cyangwa se imeruka. Uyu ni umwisilamu we yavuze ko isi izarangira mu mwaka w'ibihumbi 2129. aravuga ati nkoresheje kalendari ebyiri biranyereka ko birangiye. noneho abitwa Talmud Orthodox na Judaism, abayahudi bari Yerusalemu uyu munsi n'aba Orthodox bakoresheje ibyo bita Talmud bagaragaza ko kuza kwa Masiya isi karimburwa bigomba kuzaba mu 2239. none ibi bintu hari icyo Bibiliya bivugaho. Rashid Khalifa, umunyamerika uvuka mu Misiri akaba umuhanga mu bya bioshimi, yakoze ubushakashatsi muri Korowani asanga isi izarangira mu mwaka w'ibihumbi 2280. noneho abantu b'abahanga b'isi bamaze kubona yuko inyigisho yo kuvuga ko isi izarangira ikanga abantu, abitwa Geological Society of London ni abahanga mu bigendanye n'ubumenyi b'i London, bo bafashe umwanzuro baravuga bati dukura abantu mu bintu by'ibibazo. Isi izarangira mu mwaka wa miliyoni. Mu mwaka wa miliyoni isi izabigize gute? Irangira. Ibyo bintu byanyu ngo isi irarangiye, ngo umwami Yesu araje, mubivemo. Imyaka miliyoni, abaperezida muzayobora mu ruhe, abapapa bazahindurwa baruhe. Mbega ni ukuvuga ngo iminsi tuzabaho ni ukubaho. Ariko aba bantu kubera iki bavuze imyaka miliyoni? ni uko hari idini rivuga ko umuntu yapfuye ngo yongera kuzuka yabaye imbwa cyangwa ipusi. mu bupusi yakwitwara nabi ngo akazongera agapfa, noneho akazuka yabaye umubu cyangwa urushishi. mu rushishi yazitwara nabi agahindura insekta kandi kantu kadahwitse kugeza igihe azarangirira burundu. Ariko izi nyigisho ni inyigisho z'ibinyoma. twihutira mu musozo w'ikigisho cyacu. Umugani w'abagaragu babi, Matayo 24:45. ni igiki gikomeye dukwiye kwitega, ni igiki gikomeye twakora mu buzima bwacu. Matayo 24:45 Yesu yerekanye, yakopeje abantu mu kugaruka kwe uko bizaba bimeze. mbese ninde mugaragu ukiranuka w'ubwenge shebuja yasigiye abo mu rugo rwe kubagerera igerero igihe cyaryo? Amen. Abagaragu bafite ubwenge bagomba kuzaba barimo kugaburira umukumbi w'Imana igerero nyakuri ku gihe cyaryo. ushobora kugabura igerero nyaryo ariko ukanigabura mu gihe kitari icyaryo. mu magambo make, ushobora kwigisha ijambo ry'Imana ariko ibihe ukabinyuranya, abantu ukabigisha ibintu mu gihe kitari icyabyo. urugero, ubu turi mu gihe ubuhanuzi burimo kwihuta kubwira abantu ngo nibicare batuze bayoborwe n'amarangamutima y'abayobozi babo b'amadini. ushaka guhumuka ajya agenda ajye kureba pasitoro na bishop amubwira ati ibihe bigeze. oya, dukwiye gutanga igaburo mu gihe cyaryo. uwo mugaragu arahirwa shebuja naza agasanga abikora. uyu munsi hari abantu barimo gukora ibintu mu nzu y'Imana ariko Kristo azagaruka agasanga batakigize gute? batakibikora. ndababwira ukuri yuko azamwegurira ibintu bye byose. umurongo wa 48. ariko umugaragu mubi niyibwira mu mutima we ati databuja aratinze. icyambere, abantu bagomba kumva yuko kugaruka kwa Yesu byatinze. noneho barangiza bagahita bavuga bati rero ubwo Yesu ashobora kuzaza mu myaka 10, reka ngende nigire mu busambanyi, nigire mu nzoga n'amatabi, habura umwaka umwe nzaza mu gakiza Yesu azasanga meze neza cyane. dufite n'abantu bicara akavuga ati ariko rero ibyo bintu mwamwigisha yuko hazatangwa itangazo rya dimanche, abantu bakunda Imana kandi bakomeza amategeko yabo bakarenganywa, kimba numva ari ibintu by'igipindi. uretse ko binabaye ukuri, niba dimanche itaratangazwa uko biri kose, dimanche iri kure. reka mbe nisubire mu bintu byanjye, nikorere, nirwanire n'ubuzima. ibyo byananiye kubireka mbijyemo. ninumva dimanche itangajwe, nzaba menye yuko noneho Yesu uko agiye kugira gute? agiye kuza, nzaza niruka. urumva Imana Bibiliya ivuga yuko umunyabyaha yagarutse n'umunsi umwe Imana imubabarira kandi nta kindi. ubwo rero Imana izamfashe Yesu azagaruke naraye ngarutse nanjye. izo ni inyigisho z'ibinyoma, ko ni ugupfusha igihe cyawe ubusa.
umugaragu mubi niyibwira mu mutima we ati databuja aratinze, maze agatangira gukubita abagaragu bagenzi be no gusangira n'abasinzi. Ibintu bibiri: gukubita abagaragu bagenzi bawe ni ukugirana ibibazo n'abo mwizera kimwe, ni ukugirana ibibazo n'abo mubana, ni ukugirana ibibazo n'abo mutizera kimwe, ni ukugirana ibibazo n'abantu. kandi Bibiliya avuga ngo murwanye uruhande mubane n'abantu bose iki? Amahoro. Gusangira n'abasinzi rero, uretse ubusinzi ubungubu bw'inzoga, dore ko abantu basubiye ku nzoga barimo kwihisha, ndetse abantu barimo kuzana inyigisho zemerera abantu kunywa inzoga, ariko hari inzoga yasindishije abantu. Reka mbabwire, ibihugu byamaze gusinda, abanyamadini bamaze gusinda, abanyamafaranga bamaze gusinda, ndetse n'abantu bitwa ngo bari kureba kure cyane nabo bamaze gusinda. Murashaka kumbwira yuko inzoga yamaze abantu ari iyi? Uretse izi ngizi murimo kunywa za Bralirwa, za Skol, ubu hari inzoga ya Babuloni, inyigisho z'ibinyoma zahimbwe na Roma, ndetse zirimo gucengezwa n'ahantu hose, ubu zamaze gusindisha abantu benshi. None urumva nta sindwe ufite? Niba nta sindwe ufite, nta sano ufitanye n'umunyabugome wishyiriye hejuru kurwanya Imana. Nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo shebuja w'uwo mugaragu azaza umunsi atamutegereje, n'igihe atazi amucemo kabiri, amuhanane n'indyarya, niho bazaririra bakahekenyera amenyo. Hari abantu bamaze kugira ibice bibiri: igice cyo hejuru ni ubukristo, igice cyo hasi ni abapagani. Hari abantu bambaye imyambaro ya gisirikare y'ibihugu bibiri. Kubw'ibyo rero, iyo wambaye inifomu z'ibihugu bibiri warangiza ukazambara uri umwe, bigusaba guhagararamo hagati. Iyo uhagaze hagati rero, ibihugu birimo kurwana, kimwe gifata jimeri, amarineti, bakavuga bati ariko se uyu muntu turebye uko ameze, ko tubona hejuru ari uwacu, ariko se hasi ko ari umwanzi. Abo hirya nabo bakareba, none se ko turimo kubona hasi ari ahacu, hejuru ari ah'umwanzi. Afande atanga itegeko ati murase ahatari ahacu, murase ahatari ahacu. Mbabaze, uyu muntu yarokoka? Abantu bagiye kubura iby'isi babure n'iby'ubugingo kubera gushaka guhitamo hagati. Nshuti zanjye, kugaruka kwa Yesu kuratwegereye. Abantu bategereje Yesu bagomba kuba bumva amabwiriza y'umuyobozi wabo, bakwiriye kuba maso, bagategereza, bagasenga kandi bakora mu gihe bategereje igihe cyo kuza k'umwami. Ariko nta n'umwe ushobora guhanura igihe nyacyo bizabera, kuko ku byerekeranye n'umunsi, isaha, nta n'umwe ubizi. Ntuzashobora kwemeza ko azaza mu mwaka ibiri cyangwa se imyaka 3, cyangwa kuvuguruza ibingibi uvuga ko bidashoboka kuba mu myaka 10 cyangwa 20. Ikintu gikomeye mu gitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe volume ya mbere paji 152 nuko dukwiye kwiyeza uko bwije nuko bukeye, ntidushingire kwihana kwacu ku bihe. Ariko nanone amagambo akomeye cyane mu buzima bwanjye ntinya nuko abantu batigeze begurira Yesu imibereho yabo, batigeze begurira Imana ubuzima bwabo ngo bakunde Imana bayikurikire bitewe n'urukundo Imana yabakunze, ahubwo bagakangurwa n'amarangamutima y'ubwoba. Aba bantu n'ubundi bizarangira n'ubwami bw'Imana batabugiyemo. Ntabwo Imana ikoresha iterabwoba ngo abantu bihane, oya. Nshuti zanjye, ibi bihe biri imbere yacu ni ibihe bigoye. Twihuta dushaka umusozo, igitabo cyitwa Daniyeli n'ibyahishuwe, paje 259 baranditse ngo kuza kwe kuzagaragarira amaso. Amaso yose, paje 259, amaso yose azamureba. Abazaba bariho igihe Yesu azaba aje bazamubona. Ntaho tubona yuko Kristo azajya aza ku muntu umwe umwe, ahubwo Satani niwe, reka mbabwire ukuri, Satani niwe uzagaragarira ku masitade amwe namwe, ngo narangiza abwire abantu yuko Satani azambara ipica ya Yesu, aziyambika isura nk'uko yiyambitse isura ya Samweli, aziyambika ifoto ya Yesu. Abantu bamenyereye Yesu ku mafoto, Satani azatangira kugenda agaragarira ahantu hamwe na hamwe, azatangaza amatangazo mu masitade amwe namwe, azavuga yuko amategeko yayakuyeho, hasigaye itegeko rimwe ry'urukundo. Kandi azabwira abantu yuko uyu munsi
uwo munsi nyine azaba abivuga, azavuga yuko itegeko ry'isabato yarikuyeho, abantu bose bagomba gusenga ku cyumweru, kandi azaba afite imbaraga zikomeye z'ubushukanyi no kugira ibitangaza bimwe na bimwe azerekana kugira ngo yerekane ko ari Yesu waje. Abantu b'Imana rero bazamenya ko ari Satani bitewe n'iri hame ndimo kubasomera. Ntaho tubona yuko Kristo azajya ku muntu umwe umwe akaza mu ituza ryo mu gicuku, cyangwa bikabera mu butayu cyangwa mu cyumba ahantu hiherereye. Ntabwo azaza mu isi nk'uko igisambo kiza mu ibanga bucece. Ibiramambo azaza aje kujyana abo yakunze cyane, muvuge ngo amena. Abera be basinziriye n'abazaba bakiri bazima, abo yaguze amaraso y'igiciro cyinshi, babandi yanyaze akabavana mu mbaraga z'urupfu binyuze mu ntambara ikomeye yo ku mugaragaro, kandi ku bwabo ukugaruka kwe kuzaba mu ikuzo ryinshi ndetse no ku mugaragaro. Amen. Yabacunguye ku mugaragaro, yabakuye mu byaha ku mugaragaro. Kubw'ibyo rero agomba kuza kubatwara ku mugaragaro. Kuzaba gufite ubwiza no kurabagirana nk'uko umurabyo urabiriza iburasirazuba ukabonekera iburengerazuba. Kuzazana n'ijwi ry'imanda rizarangurura rikagera mu nda y'isi, n'ijwi rikomeye rizarangurura abera, rizakangura abera aho basinziriye mu mariri yabo mu mukungugu. Mu magambo y'ubusobanuro rwo mu Batesalonike, ku banyabyaha azaza nk'umujura, bitewe gusa n'uko bakomeza guhuma amaso yabo kugira ngo batabona ibimenyetso by'uko yegereje, kandi ntibanizere ibivugwa mu ijambo rye ko ageze ku rugi. Abagerageza kwerekana uku kuza kwe ku buryo bubiri, ubwo mu ibanga n'uburyo bwo ku mugaragaro, bakabihuza no kugaruka kwe nk'uko bamwe babigenza. Icyo ni ikintu kidashobora kubonerwa ibihamya mu byanditswe byera. Abantu bategereje Yesu uzaza mu ibanga ndetse n'uzabonekera mu rugo rwa kanaka, abo bantu bari mu buyobe. Nsoza, Imana yo mu ijuru ibahe kuba mu itsinda ryiza. Babandi Yesu arimo gukura mu byaha uyu munsi, abo Yesu arimo kuza yarangiza akeza ubuzima bwabo, abo ntabwo azabatungura kubera ko ari inshuti ze, kandi akaba yarabacunguye ku mugaragaro, akabapfira ku mugaragaro. Azaza kubatwara ku mugaragaro kuko barihannye, Imana ibashyira ku mugaragaro, bayikorera ku mugaragaro. Muri uyu mugoroba ndagusaba kwiyegurira Imana ku mugaragaro kugira ngo ibyo Kristo azakorera ku mugaragaro bibi byawe. Kandi nshuti zanjye, n'iki kizaturinda ubu buyobe bwose? Turindiwe mu izina rya Yesu. Amen. Abo wamaye bose narabarinze keretse umwana wo kurimbuka, nabarindiye mu izina ryiza wamaye. Reka mbabwire, uri mu izina rya Yesu akabana nawe mu masengesho mu rwiherero, akiga ibyanditswe byera, kandi agakunda Yesu akamubera umwami n'umukiza, ntashobora gutungurwa n'ibihe. Kandi uyu nguyu asobanukirwa n'agaciro ko kwiga Daniyeli n'ibyahishuwe. Muri uyu mugoroba Imana yo mu ijuru ibahumura amaso, kandi mwirinde kuba abakobanyi. Mu gitabo cy'umugenzi, mu Kristo hari aho yageze arangije ngo yumva arashaka kureba ururembo Siyoni ko ruriho, ngo bamutiza amarineti, ngo arebeyemo abona ururembo Siyoni ruramwegereye. Niho Pawulo nawe yari yaranditse ngo dore agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe cyose twagize gute? Twizereye. Imbaraga zituma ibintu by'Imana ubona ari ibintu biri kure ni imbaraga za gikobanyi zituruka kuri Satani. Imbaraga yigize ibintu by'Imana hafi kugira ngo witegure ni imbaraga y'Imana. Muri uyu mugoroba hari umuntu wifuza ko ubwo Kristo yamucunguye ku mugaragaro, kandi Kristo akaba afite icyo ashaka gukora mu mutima wawe ku mugaragaro, kandi nawe ukaba ugomba kumwiyegurira ku mugaragaro, ugafata umwanzuro wo kumubera umwana, nawe akakubera umubyeyi ku mugaragaro. Ibi nibyo bituma natunguka uzamubona. Muri uyu mugoroba ushaka kwiyegurira Imana atera intambwe.